yitwa Karekezi Olivier. Uyu mukinnyi yahoze ari rutahizamu wa APR FC n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yakiniye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2013. Ayikiniramo imikino 55, ayitsindira ibitego 24. Akaba no mu bakinnyi bagejeje u Rwanda mu gikombe cya Afurika mu mwaka w'ibihumbi 2004. Olivier Karekezi yakiniye APR FC kugera mu mwaka w'ibihumbi 2004 mbere yo kunyura mu yandi makipe yo hanze y'u Rwanda nko mu gihugu cya Norvège, Suède ndetse na Tunisia. Olivier Karekezi ni umwe mu bashigishwe na jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu mwaka w'1994 kuko yayiburiyemo nyina na bakuru be batatu barimo umwe wishwe areba. Uyu rutahizamu watsindiye Amavubi ibitego byinshi kurusha abandi, mu buhamya yahaye itangazamakuru yemeza ko iyo atari umukinnyi w'umupira w'amaguru nawe atari kurokoka. Tariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yatangiraga, we n'umuryango we bari batuye umurenge wa Gikondo wo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Olivier Karekezi aragira ati, ntabwo twashoboraga kuguma mu rugo iwacu. Interahamwe zari guhita zihadusanga kuko umuryango wacu wari uzwi. Twahungiye ku kiliziya kuri paruwasi y'Igikondo, aho twasanze amagana y'Abatutsi bavuye mu bice bitandukanye bahizereye amakiriro. Yakomeje avuga ko interahamwe zateye kiliziya tariki ya 9 Mata mu mwaka w'1994. Benshi mu bahahungiye barishwe, aho harimo na mama w'umubyara. Icyo gitero cy'interahamwe we ngo yarakirokotse kuko yari muto, yarirutse arenga uruzitiro rwa kiliziya. Aragira ati, njye n'abandi bana twarirutse tunyura ku mashuri ya Kinunga, twageze hepfo turafatwa, ariko mahurira n'umwe mu nterahamwe ababyeyi banjye bajyaga bafasha umuryango wabo. Nyuma yo kurekurwa n'iyo nterahamwe ngo yahise asubira mu rugo aho babaga na mukuru we witwaga Karekezi Aimable, aramusanga barabana. Akomeza agira ati, baje gusaka mu rugo kudufata batujyana ku isoko ry'Igikondo. Mukuru wanjye Aimable yigaga i Burundi, jenoside yabaye yaraje mu biruhuko, bavuga ko ngo yari yavuye mu myitozo ya gisirikare, bamwica imbere yanjye bamuta mu cyobo. Hari umuntu umwe wari ufite ikipe y'abana Igikondo washyize ku ruhande, sinajya mu bicwa, ariko umuvandimwe wanjye yicwa ndeba. Byarandenze, gusa uwo mugabo yansubije aho twabaga ntishwe, nanahahurira n'umwana twiganye twakinanaga umupira, aza afite imbunda arantwara anjyana ku babyeyi be babaga hakurya mu Gatenga. Jenoside yahagaritswe nkiri kumwe n'uwo muryango. Karekezi Olivier bemeza ko kwakira ibyamubayeho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi byamugoye cyane, kuko kenshi yumvaga nta mpamvu yo kubaho afite, kuko nta byishimo yabonagamo. Umupira w'amaguru wongeye kumusana kuko yagaragazaga impano, byatumye arushaho kuzamura urwego rwe ndetse agira amahirwe yo gukinira amakipe y'ingimbi ya APR FC nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ayavamo ajya mu ikipe nkuru mu mwaka w'1999. Ruhago yakomeje kumufasha kwiyubaka, aba umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, yanakiniye imikino 55, ayitsindira ibitego 24. Uyu munsi Karekezi afite impamyabumenyi y'ikirenga y'ubutoza y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru i Burayi, UEFA Pro Licence A. Yabaye umutoza wa Rayon Sport kuva muri Nyakanga 2017 kugeza muri Gashyantare 2018. Yaje no gutoza Kiyovu Sport. Uyu yabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, amenyekana ku kazina ka Dangerman kubera ubuhanga bwe mu gutsinda ibitego. Dukomeze kwibuka, twiyubaka.